Tezema bitenda bitore gatakara umutima nane so nuraza mbaza ngo bitewe wa mukaritazi. Tezema n'uyu munsi ntabwo tururye ko ubwo nimba ufite amafaranga nyine uraza kurgira ryo sura ryo ufite amafaranga se yakuryama imbere. Ntayo ariko akurazi. Bani ngeza agatekerezo ngiye. Bitekerezo byo bari ubufu nta cyitegerezo na kimwe ugira ndakuzi. Ukoresha no kungana byose nakirakaje. Wanyizeye. Mwizere se ibyo wakoze ejo ntabwo bizi. Nyizera aho mfite agatekerezo kabuze kuduheza amafaranga. Ngarogotwa no. Oye tugende uraza kubona tugeze ikintu. Mani wowe n'ibyo ndimo ndakubwira. Wowe nyizera ngira umushinga maze igihe kinini cyane ngutekereza icyo nzi cy'amafaranga turakora. Ubwawe ni macuri. Nta kwezi nta cyumwe nta nindwi umaze bitekereza. Wabitekereje ryari tubijije ukuri. Nyine nakubeshye nyine sibyo njye maze amasegonda 53 mbitekereza ariko wowe nyizera turabikora. Mwizere icyo nzi cyo biri gucana. Nire bari ko tu kuba ntari bukazi. Mwaramutse. Twafashe iki? Ngewe n'uyu mugenzi wanjye dukora mu kigo cyitwa REG. Ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi. Ndacyumva. Turi mu ibarura rero tugenda tureba ama installation ukuntu agiye ameze mu mago agiye atandukanye kugira ngo tuze kubyandika tubijyane ku kazi. Barareba niba byujuje koko ubuziranenge. Nidusanga bitujuje ubuziranenge ibindi tuzabikubira kuryo. Ariko nta kiguzi musaba. Nta kiguzi rwose. Okay, nta kibazo noneho muze munandebere mbona mu minsi mike byari bimaze iminsi bitameze neza bwo muzi igihe kabisa. Karibu. Wowe busigaye hano ikibazo. Noneho wowe bugumye aho nta kibazo. Okay. Undurebye rero station yose ni hariya. Ani hariya ndumva umutekinisi wari ngone ntarayakoreye. How fast do we have this? Ntabwo bigoye nta nubwo ari harehare ntabwo bigusaba kuri. Okay noneho ngiye kambe nisohokeye ubwo nurangiza urambwira. Izina rya Yesu. Ngayo nguko Yesu we Bikira Mariya. Kinzo yanyu ntabwo mbese itezemo kaba nta mirayi irimo bayi gutyo mukangana iki. Ugomba iki? Umva umugire rero wangabo. Ni kuvuga ngo ubundi hashingiwe ku itegeko 115 akarongo 2343 akarongo 2336 ryashyizweho kwa gatandatu ushize. Rivuga ko iyo umuntu aramutse ahuye n'ikibazo gitewe na installation yawe imeze nabi bagufunga imyaka 200 Yesu bakaguca n'ihazahabu y'amafaranga miliyari 200 z'amanyarwanda. Ayo mafaranga utaye kwata
wa mugabo ubunebe ni imanza rwose amafaranga uri guca yose ndayaguha ariko mbabarire we. Sawa murakoze ariko ntuzaneze ubuyobozi rwose uzambabarire. Oya nta kibazo. Ubigire ibanga uribike kure. Sawa murabeho. Mwaramutse. Nyine ngewe n'uyu mugenzi wanjye rero uyu nguyu uri kubona nyine dukora kuri rege ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi. Batuje nyine turi mu bintu byo gusuzuma muri tuno duce twanyu ngo tugende tureba ibintu by'amashanyarazi niba yaba yesitaye neza. Ase kumwe ni mwebwe. Ni twebwe. Niwe muje gukora amashanyarazi. Nari ni mwinshi rwose. Sani mwinshi. Wowe kugumya hanga yawe. A few moments later. Maribano neza barabayobozi sibyo? Ubundi byo nibyo nakubwira ko cyakoza none umva ko bavuga ubwari hasi bwaracura. yanzarire nayo mafaranga. Ahubwo rero iri umunsi turarya. Tuvuye umunsi tugende wowe. Sandi gaze bwenge kabisa. Narabikubwira. Urakaze kabisa. Narabikubwiraga tukibitangira. Mfite umushinga kabipi. Ngaho nyereka amafaranga na gutya. Umunsi wateguye wabera basi nawe nyikubwinge ufite ujya bukora rimwe na rimwe. Tugende tujye kuryana none wowe. Mwiriwe. Nyine ngewe n'uyu nguyu nyine dukora muri rege ikigo nyine gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi. Nyine rero twari turi mu ibarura turimo turagenda dusuzuma ama installation y'abantu tukareba ko yujuje ubuziranenge nyine. Urebye n'icyo ngicyo cyari kituzanye nyine. Installation se hari ibintu mugende muyikore nge mfite akazi kenshi ndimo. Igihe udakoze ibyakuzanye sha aho ne wasanga uri umutekamutwe. Nyine se ngiye umutekamutwe koko boss barande byo na ndi umutekamutwe ngewe boss njye ntabwo ndi umutekamutwe ubundi ibintu by'amashanyarazi nibyo bigiye ugenda haje gwereka aho tungutu ngaze ko uko ari umugore we n'urugero ryo kuvuga Ariko sha ntabwo uri umutekamutwe. Happy boss. Abo ndi umutekamutwe. Abo ndi umupfu. Ari ijambo rimwe nshaka gusiga mbabwiye. Mumbabarire, sibyo mutubabarire mukore subscribe. Like. Ndashya ndikuyibagirwe. Ndashya. Mutubabarire we. Mukore like.
turabasabye subscribe ndetse na share ukande kunzogera ntubyibagirwe turabasabye